bari iterambere abapasiteri bamwe basubira ku nzoga kada asa nk'umuntu batura 500 cyangwa se 500 ubwo bakuraho umusoro hagasigara mfite mu cyaha ni muri ADPR mu cyaha hafi aha karo nzazana kamera uzayizana uzatura kubesha ngewe mba nkubwiza ukuri ntabwo itorero ari ntabwo idini ari ry'umuntu uyu munsi haba Farawo ejo hakimundi iyo habayo Farawo kuko igihe Yosefu yarari mu Egiputa muri Egiputa habayeho kuba yarazwi na Farawo wamushyizeho haza kwima undi Farawo utazi Yosefu biramugora ntabwo byoroshye icyo gihe bimusaba kongera kumenyana n'uwo Farawo ugiyeho ubu uri kumenyana na Farawo uyu mwanya nta kibazo mfitanye n'idini batubwire muri comment hari wavuze ngo amavuta mutumishi karosi muvanga yarahari jewe ntazanabura kuko nzaho nyashakira nayashatse imyaka 12 nyashakira mu mashyamba idini ritanyemera icyo gihe rero icyo gihe ntemerwaga ubu se icyo gihe bampakanaga nta n'umusheri mfite ubu mfite w'igikundiro wirirwa nkoyakoya arampamagara ati sheri wanjye uziko nta hantu wakora ikiganiro utamuvuze erega uriya yankuye aha madamu wanjye ndashaka uziko maze gushakana nawe aribwo nahise mbona ibyo kurya nubwo ntabirya nubwo ntabishobora kubw'amasengesho ugira ngo yariyeho bahita bakubwira ko umanutse igikuzimu abantu ntibanakunda n'uhahira mu ijambo ry'Imana umenye inote za YouTube ziryo byenda nabikora ntazi sindarya n'umunsi n'umwe amafaranga kuri nta munsi n'umwe uratamiraho habe n'umunsi narabizi nta n'umunsi uyu ariko umenye inote zaho ziryo nase njye kubona ngo bamwe bamanitse amaguru abandi bahenereje abandi mbega shitana badayimoni cyakora mva nkubwire uriya mugore yamaze gufata isi ni ukuri pe koko ra mugore uza abanyamerika bamuhamagara uzi imitagurisha none se buriya reka nkwereke hari ukuntu ducuruza abagore bacu tutabizi turashaka kwigisha abantu bubatse ingo batwumvira mu kinyarwanda ni ukuri n'abarundi bazatega baze bumva izo nyigisho babigishe nibashaka afata iminsi 3 nibabisaba leta nizabibima nkuko tujya kwigisha bava mu biyobyabwenge none subo turimo turasubiza turakura abantu mu busambanyi bo bakagaruka bakabasubiza mu busambanyi niba dukora ibiterano ejo twaragikoze n'ubu hari ikindi dufite mu minsi iri imbere hariya hano hepfo ku mashuri ndagira ngo nkubwire ngo turimo turigisha abantu kureka ibiyobyabwenge ariko bari kubigisha kubisubira mu biyobyabwenge none se niba twigisha abantu kureka ubusambanyi no tukarwanya inda no gutwara inda zitateganijwe noneho akaboneka abayigisha ko gusambana uburyo baryamana uburyo bamena amazi uburyo bacunda uburyo bahenereza uburyo bunama uburyo turabadashoboka kudushobora birahenze kuboko kwawe kunkozeho hari imbaraga z'Uwiteka zigutera ejo mundi twavuze kuri amuhanuze wo mu giti ikimbabaje ngo nuko nawe yaguteye ko giye tarantera hari nahamagaye umurozi uzi kuroga uwo ari we wese naramubuze niba ushaka kagutera ongera umuvuge iri joro antere ndamutumiye antere aze mva kandi we yaguteye nyine we muvugeho giye yanteye dupfa yuko navuze ko akorera imbaraga zikuzimu akoresha imbaraga z'abadayimoni nabonye abakozi abo bakorana narabahishuriwe aho muri commentaire ngo turimo turarwanya ngo umuntu ngo twamugirira ishyari kameme uwo ndamugirira ishyari ngo azaze banse Canaan TV ubutumwa bwiza ijambo ry'Imana. Yes, reka ngusuhuze kandi nkwifuriza ibihe byiza urukundo rw'Imana ndetse no gufashwa n'umwuka wera bikugota ahantu ugiye uherereye hose. Ni Canaan TV, Kiranuka TV. Ngushimira uburyo ubana natwe umunsi ku wundi. Imbere ya kamera zacu turi kumwe na Profete Karosi cyangwa Profete wa jewe ndi umushumba nimugora hari umuntu umwe twe turi kubiganiraho
ndavuga ni karosi burya ni umushumba kandi w'amadini yose w'abakristo bakomoka mu madini yose. Yego nibeshye niko bimeze ariko burya kubera ko urebye buriya byanze bikunze iyo ufite intama ushumbye uba witwa umushumba. hari abazikorera bahawe amazina ari bo mashumba ariko twese turabashumba. nuragira babiri burya bari umushumba. ubu nanjye ndiwe mfite groupe yitwa Philadelphia. nawe uri umushumba usabwa kushumba izo ushumbye zikazagerayo amahoro. noneho ibintu ndi kubona muri iyi minsi ni danje. Yego igitumye uyu munsi ngutumira nari ntangiye mvuga ngo ariko izina ryitwa karosi abantu benshi bakunda kuryibazaho. nanjye ndi mu bantu bari kuryibaza nkibaza karosi ni izina risobanura iki? karosi ni umuhanuzi ni Yosefu bivuze ngo uhereye uyu munsi nshatse najya nandika ni Yosefu karosi cyane kuko Yosefu yagiye kubatizwa iri zina kubera impamvu. iri zina rero ni iry'amateka ku muntu wese uzi Imana cyangwa se umuntu wasomye Bibiliya. hari akantu kera twajyaga tuvuga ngo twasoma. ugasanga rero muri ubwo buryo umuntu wenda yasomye kuri Bibiliya cyangwa se asoma ku mata y'umwuka wera biterwa n'icyo wasomye icyo ari cyo. rero jyewe ndi karosi ndarota icyo ndi umuhanuzi kandi ubyemera. Yego twikomereza rero nakomeje gutereza amaso ku kiganiro duherutse gukora. Yego cyavugaga kuri Mutesi kikongera kikagaruka kikavuga kuri Buryohe na mama Charirene. ni ikiganiro kuri Kanani TV gifite 2200 by'abasabu bya views. kuri Kiranuka gifite 3000 kikagira comment 30 n'esheshatu. hari abantu rero baguteye amabuye. na Yesu barayamuteye. ntabwo rero babura kuyantera byanze bikunze. koresha imwe komereze. hanyuma kw'icyo kiganiro nari ndi kugikurikira byaje kurangira abantu bamwe na bamwe baguteye amabuye bitewe n'amagambo wavuze kuri Buryohe. hari ijambo Yesu yavuze abigishwa yarababwiye ngo tugiye Yerusalemu. aravuga ngo aho byose byatangiriye kandi cyangwa se bigiye kurangirira. noneho ngo birangije abigishwa baramubwira ngo amambere bahadutereye amabuye ngo none dusubireyo. arababwira ngo ugenda nijoro aratsitara ariko ugenda ku manywa ntatsitara kuko haba habona. byanze bikunze uterwa amabuye nuko aba ariho. umuntu rero utariho ntabwo aterwa amabuye kandi bajya bavuga ngo igiti cyera ni nacyo kijya gisoromwaho imbuto. umuntu ntera amabuye rero byanze bikunze ahubwo yateye makeya. kandi no mu mabuye baguteye baravuze ngo nawe ubwo uruciriye abandi kujya muri ribu baba ari we babanzayo ngo wavuze ngo yakojeje inzara. ko nta mugabo udafungwa se uwo ari we wese yajyayo kandi nanagiyeyo. ushobora kutajyayo ujyanye icyaha cyakora ntawe uzambona ngiye nibye nta n'uzambonayo nagiye nasambanye nzajyayo nk'abandi wenda njya gutanga ubuhamya cyangwa ikindi. Yego ariko nubwo wanajyayo baguhamagaje nabyo ntacyo najya gusobanura icyo bambarije kandi ntekereza ko nta mugabo udakosa. ikindi ndi umukozi w'Imana ntabwo bamfite. muririmbyi ararimbye aravuga ngo nta bya none nta bizaza byazantanya na Yesu. natwe tuzazira ubutumwa byanze bikunze. Yego hanyuma bamwe ariko mu banyarwanda bafite umutima hagaragaje ko bihuje na Karosi mu gitekerezo cye ariko kandi bazongwa ngo n'imvugo yitwa injaba. injaba abantu bazi injaba ni ikintu gifite ibitoki bimeze gutya. kiba ari icyuma cyangwa se igikoko cyangwa biterwa no mu mazi habamo injaba. noneho rero hari n'ukuntu ujyana injaba ukajya gukora ku kitagomba gukorwa mbere y'abantu. rega tugewe naje nje ubu nta mikino mfite ni igitsina. hari n'uwo nabonye wanditse kuri cano yawe arandika ngo ako kanwa ntikazongere kuvugira Imana ngo kuko kavuze icyo. ariko jye sinakivuze maze bo bavuga
ikintu ntabasha gusobanura wari ugiye kukivuga we ayiwe ntago rero twebwe tuzaborohera nibareke ibyo naravuze ngo tubive mu gakiza iyo uri indaya abo bose banditse ibyo ni indaya ni indaya ziba zumva wamenya amabanga buriya ufite igisebe nkagutoneka byanze bikunze urataka abo rero uzabona bandika comment mbi ni abantu bukubise ugacumitaga umutima niwohereza ijambo rizacumita umutima aho rizagera rero ikizabikubwira uwo muntu ntazatuza nabwiye madamu nimugoroba ndavuga nti sinzasiba iyo comment nimwe nishaka iba ari intuka imeze ite sinzayisiba kuko bituma n'abandi tumenya ku buryo ki bituma tumenya abadukunda n'abatwanga ariko njya mvuga ngo umuntu twandikaho ntuze ntatwanga ahubwo abagira ngo ashyushye urugamba hari icyo bitaga gushyushya urugamba ntabwo rero ahubwo nibandike nyinshi aba yanagukurikiye aba yagukurikiye kuri ya telefone aho ngaho aba yagukurikiye kugira ngo dukomezanye tugenda tuganira yego turi kumwe na Karosi rero mu biganiro byacu bya buri munsi muzajya mugenda mumubona umunsi ku wundi mumukunde ntimumukunde Imana ngo izabyikore jeweho narakize narakunzwe Yesu yarankunza mu mwuka wera impano y'ubuhanuza y'ubugenzuza impano yo kwerekwa impano yo kukiza indwara impano ni nyinshi no kurobanura imyuka ubwo rero bivuga ngo Yesu yarankunza nkunda abantu banyanga ariko yatumye bankunda buryo wagera iwanjye aho nyoboye yabona ko abantu nubwo batwanga atari bose hano hari comment ivuze ngo nyamara Karosi uri mu mwuka ese uwo buryohe akorera Satani na mama Charirene nawe yabaye nyiraburyohe yabaye nyiraburyohe yari yicaye hagati yabo narabibonye uriya mama Charirene yataye umutwe erega nta kimurimo none se ubwo ninjye wabivuze nawe baramutera amabuye iwe yazavuga ngo injaba arangije araseka injaba hari undi wavuze ngo amavuta muvandimwe Karosi nyamara abantu amavuta jewe amavuta Karosi ndadabyakire mu izina rya Yesu nanjye navuze ngo ngiye kuyazamura pe mujye kuri Kanani TV murabibona uyu we yavuze ngo mwiyita abakozi b'Imana mukirirwa mu matiku muvuga bagenzi banyu ninka nta mu byo ngo ninka nta mukwaha byose ni kimwe no kuvuga ngo abo ngabo ntabwo babura byanze bikunze abo tuvuga nuko babishyize ku karubanda nicyo nasubiza burya kugira ngo umuntu muvuge nuko bayishyize ku karubanda umwana utaravuka ntabwo avugwa yego uyu ngo yavuze ngo ako kanwa kawe ntikazongere kuvugira Imana nibyo nahoze mvuga ahubwo karatangiye karakomeje nibagende barebe bundi gukubita ubusambanyi na dayimoni umugore waribwo nyina wabwo kuko dayimoni iyo dusomye mu byahishuriwe Yohana dusanga umugore wamamaza ubusambanyi kandi ngo afite ubusambanyi afite igikombe cyuzuyemo ubusambanyi ngo uwo rero niwe usambana n'abakomeye bo mu isi kandi ntakibonye ikiganiro ni ukuvuga ngo niwe muntu ntiwakira ntiwahaha mu minsi iri imbere ntuzahaha utiringiye uwo mugore cyangwa se ngo wemere kuramya icyo gishushanyo cy'uwo mugore kuko uwo mugore ngo niwe usambana n'abami bose bo mu niwe ufite abakungu bose bivuga ngo abo bose bemera kugendana muri uwo mudugudu kandi uwo mugore ni idini ntavuze idini nzarivumba kuko Bibiliya ivuga ko umugore asobanura idini gusa ko ndi busohoke mu idini niba ari ibyo oya ni idini cyangwa avuga itorero ni irya Kristo ibi byo dufite mu isi ni amadini yego mu isi nta torero dufitemo idini ni amadini Bibiliya ivuga ngo idini rya Kristo riri mu ibanga idini cyangwa itorero rya Kristo riri mu ibanga yego itorero ni icyo kikuri mu mutima ko wa muntu uza wa mwuka w'idini warunyinje nkatangira gusingiza idini navuze ngo uwo mugore benshi barimo baramuramya byanze bikunze ntabwo ntuzahaha dusubire inyuma
navuze ngo mu tubyiniro mu gisopo barakubita soro, barakubita drum, barakubita bass, barakubita synthesizer ijoro ryose. Nta ujya kubafata, ariko jya mu rusengero wihute cyane use n'ucuranga uzamura akavorime gatoya. Uvuze icyo kintu uranyibutsa ko mu minsi yashize nibwo itegeko ritegeka insengero gucuranga umuziki uri hasi ryasohotse. Ryarasohotse, none nanjye nkibaza, ngaho reba rero turebe dushushanye dushyire muri ntuzi. Kuvuga ngo uyu munsi iby'idini bigaragara vuba, ariko iby'utubyiniro biza bitinze. Ejo bundi babuza muri covid ndabyibuka, bigeze kubuzana bw'urusaku bashyiraho ya mbere ya covid, bashyiraho aribo bwo bashyiragamo amasound proof. Cyakora baranakoze kuko insengero barazishyizemo bigarura amajwi, ariko ntabwo wafata ijwi, n'iri ryanjye ririruka. Ni ukuvuga ngo rero urebye utu tubyiniro usanga basakuza, ariko iyo ugeze mu rusengero niwibeshye birabadanje. Rero ndagira ngo nkwereke ko icyo cyose gishobora kugira agaciro kitagafite. Igifite agaciro si cyo kigahabwa, ahubwo ikidafite agaciro gishobora guhabwa agaciro. Ariko nabyo biterwa n'impamvu, kuko aka kabari karinjiza imisoro, nta rusengero rusora. Rusengero ntago zisora ryari. Nurize amaturo mudusaba ayo gutangira mituwera batishoboye yose kasabwa n'urusengero. Amatanga buretse tuganire Karose nkwibarize, uri umuyobozi mbaza ndagusubiza runaka tutazi. Bivuga ngo nyoboye kitazwe, nge nyobora gurupa abacuzi n'icyumba cya gurupa abacuzi. Ubwo ni idini abacuzi? Ntabwo ari idini, ngewe si idini ahubwo ni gurupe abacuzi, ariko ishobora kuba idini biterwa. Iyo gurupe nta munsi iratangira abatishoboye mituweli? Byihuse turabikora kuko natwe turi aba leta kandi na leta ni iyacu. Aha, uravuze rero ngo akabari cyangwa se icyo gisopu gitanga imisoro. Nubwo gitanga imisoro, ariko urumva abantu basenga twe tudafite umumaro ko mwebwe muyabona muyajyana mu byanyu, ntabwo muyatanga muri leta. Njyewe Karosi kuko wenda utwo ncuruza ndasora. Iyo ndengeje itariki 5 y'ukwezi kwa runaka, itariki 5 ubu umusoro uhita ukuba, ahita ajyaho amahoro. Ako burya mbona n'umunyarwanda ni ukuvuga ngo byanze bikunze bari iterambere. Abapasiteri bamwe basubira ku nzoga kada hasa nk'umuntu batura 500 cyangwa se 500, ubwo bakuraho umusoro hagasigara iki? Ariko abantu kan mukomeze. Ese hari umunyarwanda udasora? Barahari. Uwuhese none se ubu tuvuge ko nta tini nambugira? Kese wenda yigira hari ubwo ncuruza, ariko nubwo ntacuruza iyo nje kukugura. None kuri YouTube iyo ugiye guhembwa njye mpembwa muri banki. Uhembwa muri banki, nta misoro bavanye? Njye mbona yavuyeho. Nuko rero ubwo urumva nanjye ndasora. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo nta munyarwanda udasora, n'uwitwa ngo ntasora ntibakavuge ngo ntibasora. Kubera iki? Ntabwo basora. Niba nje kukugurira, nje kugura wenda umuceri wageze ku 2,000, wawurije kubera imisoro yagize gute yuriye n'ibiciro byagize gute urazungutse wenda tugiye hungutse uwo naranguriye nawe nuwo yaranguriye, ahubwo dusora kenshi. Ngiye iyo nguze igitoki, cya gitoki kiraza ukabika, ejo ukazajya gusora. Urasora utanze umusoro wanjye, wagitemye arasora, nanjye ukiranguye ngasora. Ubwo wariye nawe arasora, kuko asora muri ya yandi yiwe yaguzemo ikiro. Twese turasora abantu. Yazagira umuntu uvuga ngo sinasoza. Hanyuma twikomereza, hari umugabo twigeze kuganira avuga ngo kwa Yesu nta tapendigiriyo. Tapandigo kwa Yesu irahari, byanze bikunze kwa Yesu si ugupfa kujyayo.
iyi nzira tujyamo ntabwo ari inzira umuntu wese apfa kwinjiramo. Ubanza hari ibyangombwa ubanza kubazwa. Niyo mpamvu bamwe byabananiye kubisobanukirwa, kuko iyo twumvise cyangwa se dusomye agatabo k'umugenzi dusanga mwizerwa, tugasanga mu Kristo, tugasanga byiringiro bike, tugasangamo abo bitaga abanyamurya nino, tugasangamo benshi, noneho tukaza gusanga rero na ba nta bwenge. Abo ba nta bwenge bitiranije urwandiko rw'ijuru n'urw'idini. Akidini kuri kuryibandaho. None se niko Bibiliya vuga ko ari urwandiko rw'itorero, ngo yazanye urwandiko rw'idini cyangwa isitorero. Kambwira ko ufitanye ikibazo n'idini. Nta turi inshuti kandi ni naryo nsengeramo. Arewe muri inshuti idini rigusohora rikanga kwakira abakirisitu. None se Yesu amaze kwigisha yigisha ijambo riva mu mwuka w'Imana ari muri nge. ngo kandi yantumye kubwira imbohe ko zibohowe no kubwira gutangariza abantu umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Bavuze ngo iki? Ahita avuga ngo ibyanditswe bisohoye mu matwi yanyu, kuko batangiye bavuga ngo avuze neza. Amaze kuvuga ngo ibyanditswe bisohoye mu matwi yanyu, bahita bamufata bajya kumujugunya mu manga. Igihe bajyaga kumujugunya kuko yari Imana, anyufuka bavamo aragenda. Harya ubwo bari bagiye kumutama ari iki? Bamusohoye hese? Icyo gihe bamwita nyine oye tugendane. Bamusohoye mu rusengero. Si mu rusengero, ni mu rusengero rwubatswe n'iki? N'abana b'abantu. Hanyuma yavuze ngo iki? Yarongera aravuga ngo nafata urusengero babajya kumurega. Baravuze ngo yavuze ngo nasenya urusengero umunsi umwe, mu minsi 3 nkaba ndarwujuje. Uwo munsi ni cyabaye icyaha mu byo yarezwa yicwa. Yarezwe kugumura abantu, aregwa gukora ibitangaza. Ngo yigize umwami, yigira umwami w'Abayuda. Hanyuma ku musaraba bandika ngo iki? Ngo yiyise. Ngo ni umwami w'Abayuda. Bahita bati oya, wikwandika ngo ni umwami w'Abayuda, andika ko yiyise umwami, ariko bari bagiye kwandika ko ari umwami w'Abayuda. None Karosi muri ADPR azira iki? Njyewe nta kibazo mfitanye na ADPR. Niba nta kibazo mufitanye se iteraniro wagiraga kuwa 3 n'ubu ndarifite. Urarifite ariko nturifite mu cyaha. Ni muri ADPR mu cyaha hafi. Aha Karo, nzazana kamera uzayizana, uzatura kubesha. Njyewe mba nkubwiza ukuri, ntabwo itorero ntabwo idini ari iry'umuntu. Uyu munsi haba Farawo, ejo hakima undi. Iyo habayo Farawo, kuko igihe Yosefu yarari mu Egiputa, muri Egiputa habayeho kuba yarazwi na Farawo wamushyizeho, haza kwima undi Farawo utazi Yosefu, biramugora, ntabwo byoroshye. Icyo gihe bimusaba kongera kumenyana n'uwo Farawo ugiyeho. Ubu uri kumenyana na Farawo? Uyu mwanya nta kibazo mfitanye n'idini. Nyine ubu uri kwiga kumenyana na Farawo? Oya, sindi kubyiga kuko Imana yo yamaze kunshingira igiti. Uyu mwanya jyewe nziranye n'Imana. Imana rero niyo se w'umwami w'abami bose bo mu isi. Nigenga ubwami bwose, igenga amadini yose, yewe nayo y'abafuramaso. Iyi Imana itegeka n'abadayimoni bakayumvira. Bivuga ngo jyewe ndi ku rutaro, ndi kugosorwa, ahubwo icyampa ngo inkumbi zishiremo, nizimara kurangira turakora umurimo w'Imana. Ubuse koko nawe ukurikirana amavuta ubu uri kubona ntayo? Batubwire muri comment. Hari wavuze ngo amavuta mutumishi Karosi muvanga. Yarahari, jyewe ntazanabura kuko nzaho nyashakira, nayashatse imyaka ya 12 nyashakira mu mashyamba, idini ritanyemera. Icyo gihe rero ntemerwaga. Ubu se icyo gihe bampakanaga nta n'umusheri mfite. Ubu mfite w'igikundiro wirirwa nkoyakoya, arampamagara ati sheri wanjye. Uzi ko nta hantu wakora ikiganiro utamuvuze. Erega uriya yankuye aha. Madamu wanjye ndashaka uzi ko maze gushakana nawe aribwo nahise mbona ibyo kurya, nubwo ntabirya, nubwo ntabishobora kubw'amasengesho, ugira ngo hari uko batangiza
ngako agafiriti, ngaka akamayoneze ntikabura, ngako yewe mana data we, akareti ka mu gitondo byihorere, hahirwa uwamubonye nka Karosi. Mana yanjye waguye hashashe mana, nukuri aransasira kansegura. Hanyuma rero turi kugenda tuganira byinshi, tugenda dukomoza kuri bimwe, kandi abwirwa benshi akumvwa na beneyo. Uyu munsi wa none uri mu rugamba wagizemo uruhare rwo kwiyinjizamo, kuko wakoze ku badakureka aribo bitwa itsinda rya Buryohe. Urugamba giye hari n'ikintu ntazemera. Urugamba ruwe itsinda rya Buryohe we warikozeho ikiganiro. Itsinda rya Buryohe se Buryohe hariho? Arahari nyine. Ari hese kuri Buryohe TV. Nuzajya uza kuganira nanjye, jya ubanza utekereze uwo muntu umbwira uwo ari we. Nakubwiye ko Buryohe atabaho. Hawe uzi se? Buryohe ni igicipuri kiraho. Karosi kinjaba wavuze zigiye kugukoraho. Yes. Nta telefone iraguhamagara muri RIB. Yes. Irivuga ikizi? Ahubwo bahutse abakozi b'Imana isumba byose. Ni abakozi b'Imana se. Kuko ngo baratumirwa mu rusengero bakajya kubwiriza abantu. Narakubwiye ubushize turi kuganira, ndakubwira nti ngewe ubwanjye namaze kumenya Imana. Icyo ni icyambere. Kabiri, namenya abadayimoni. Nzi gutandukanya umucyo rero n'umwijima. Bivuga ngo bari gukorera hari leta ebyiri, hari leta y'Imana, hari na leta ya shitani. Muri bo nk'umukozi w'Imana utarya ruswa, wambwiye ko ntayo urya ngo bagufunga. Bari gukorera uwuhe mwami? Ese ni ikibazo ngiumbajije. Wambajije, reka nkubaze. Njewe rero ntayerekwa mfite ry'umwami bari gukora. Kuko rero wowe urya ruswa, wanga yuko baguhungisha madamu, njewe nagira ngo mvuge ngo bari gukorera leta y'ikuzimu. Njewe kuko ndya ruswa. We kuko urya ruswa. Ejo bundi banditse muri komantari wayigezeho uraceceka, barandika ngo ruku urimo urajya ikuzimu. Ongera usome. Ndimo ndajyahe? Umfashe njyayo soma muri kuri komantari zawe hepfo y'iyo message banditse kuri iki ngo rukundo ngo arimo aramanuka ngo ajye ikuzimu. Kwiki none se irahagana ariko ntayo iraho ngaho uze kuyisoma urayibona ngo wamaze guhinduka ngo gushaka amafaranga ngo biraguhinduye ngo urimo urangamanuka ngo ujya ngo ariko ibyo ntitubyitaho kuko uri umukozi w'Imana kandi turabyemera. Sinanakorana nawe utariwe. Genda kwemera amavuta ufite ndayemera. Nese niba babona ndi kumanuka njayo bamfatiye hafi. Bagufatire hafi. Babona ubushobozi bwo kugufata so. Ubona ndi kujayo. Bibiliya avuga ngo iki? Yesu nahoze mvuga mu gitondo ijambo nagishije noze mvuga kugira ngo wankwepye ariko kuri Eliya mvuga uburyo ki ajya kwica abahanuzi ba Bayali n'abanyezi. Yageze umasaha yo kubanyera. Arababwira ngo Imana yanyu Bayali yazindutse nimujye kuyishaka uburyo kimwe wenda kuko ari Imana yazindutse cyangwa yatembereye. Arongera avuga ngo yasinziriye ikwiriye gukangurwa. Ageze ku isaha saa 9 yakoze iki? Yahise ako kanya noneho afata imfizi ye. Birivuga ko yasanye igicaniro cy'Uwiteka kigoswe n'amabuye 12 y'umuryango wande wa Isiraheli. Ngo arangije ngo aragisana, agisana ari mu mwuka, agisana yumva ngo acukuramo icyanejeje, ngo impande zacyo acukuramo impavu ayisukamwo amazi cyo bita umwuka wera. Ahita yongera azaninywe gisobanura kuvumbika. Ahita ahamagara aravuga ngo yari yavuge ngo ntihagire ucanamo, turahamagara iri bubi Imana. Abajije Abisiraheli ngo arabaje ngo noneho birakwiriye ko muhitamo niba Bayali ari we mukurikira cyangwa Imana yo mu ijuru ari we mukurikira. Iri busubiri ngo baraceceka, ngo nta wamusubije ijambo na rimwe. Ariko Ahabu yaravuze ko aramubwiye ngo niwe wateye umuruho Abisiraheli. Ndaramubwira ati niwe n'inzu ya so. None ngo ngwiki ngaho komeza ikiganiro wambwira. Ikiganiro ndi gukomeza. Uru rugamba rwiteguye kururwana utewe na Buryohe. Nakubwiye ko nta rugamba mfite. Rurahari. Ruhe nyine. Naguze telefone yamamagaye wowe. Maze bambwiye ngo yahe
y'abaterabwo kuri inshuti yanjye ubundi simba nabaza y'abanyamakuru se ariko none ndaza kuyishyiraho hano ahubwo bibaye byiza wayishyizeho kuko wayivuzemo Karosi arazwi aho wagera hose niyo abantu bavuye hanze y'igihugu iyo ageze ku kibuga cy'indege akabaza ati kwa Karosi nihe njya kubona nkabona bamuzanya none abo bantu babuze nimero yanjye buryohe nikize kwiyamamaza ubusambanyi kuvuga ngo uburyo ariko ejo bundi narabivuze ntaranareba neza ukahora umanitse amaguru mbega umugore icyakora bararambukirwa mbega udufaranga two kuri YouTube ukuntu turyoha Imana wazambabare nanjye kanani yanjye kayagira nkaryaho nkareba uburyo wayariyeho bahita bakubwira ko umanutse ugikuzimu abantu ntibanakunda n'uhahira mu ijambo ry'Imana umenya inote za YouTube ziryo byenda nabikora ntazi sindarya n'umunsi n'umwe amafaranga kuri nta munsi n'umwe uratamiraho habe n'umunsi narabizi nta n'umunsi uyu ariko umenye inote zaho ziryo nose njye kubona ngo bamwe bamanitse amaguru abandi bahenereje abandi mbega shitana badayimoni cyakora mva nkubwire uriya mugore yamaze gufata isi ni ukuri pe koko uriya mugore uzi abanyamerika bamuhamagara uzi imitagurisha none se buriya reka nkwereke hari ukuntu ducuruza abagore bacu tutabizi rero abo bose baturwanya siko batubona abashatse kutwica ni benshi ariko abo bose babuze uburyo Imana rero twe turayishyano ritangaza benshi turi abami turi ibikomangoma iyo tuzamutse mu mavuta nta mudayimoni udushobora abo bose baje kutwica basanga Eliya harya ninde wamwicaga n'umunsi wahabu yaramubwiye ati nkurahire irya ifungura kuko hagiye kugwa imvura numvise muri njye hajemo ijwi rimbwira ngo hagiye kugwa imvura y'impangukana biterwa n'Imana ukorera ndi mu kiganiro iyo ukorera niyo ugaragaza twe rero turi abadashoboka kudushobora birahenze ukuboko kwawe kunkozeho hari imbaraga z'Uwiteka zigutera ejo bundi twavuze kuri amuhanuzi wo mu giti ikimbabaje ngo nuko nawe yaguteye ko jya atarantera hari nahamagaye umurozi uzi kuroga uwo ari we wese naramubuze niba ushaka kagutera ongera umuvuge iri joro antere ndamutumiye antere aze mva kandi we yaguteye nyine we muvugeho jye yanteye dupfa yuko navuze ko akorera imbaraga z'ikuzimu akoresha imbaraga z'abadayimoni nabonye abakozi abo bakorana narabahishuriwe aho muri komantere ngo turimo turarwanya ngo umuntu ngo twamugiriye ishyari kamemu uwo ndamugirira ishyari ngo azaze bansuraho ntuye bansure bangereho umukomojeho bituma nibuka yuko umunsi ejo bundi namukozeho ikiganiro ukuri kwiyera ishobora byose we hari n'undi mu mama nawe uzabivuga nawe numvise ampamagara kuko yari haruka oya wivuga ibyo wavuze mama Lionel bivuga birangiza oya tujya tugendana uko tujya tuvugana ukuri sinakubwiye ko asigaye arya ruswa buretse nyine ngiye kubona mbona ninjoro yewe ngo utarakubitirwa mu kiliziya ngo agira ngo Bikira Mariya agira impuhwe nyine ngenda kubwiye ngo twararwanye none bitumye nshaka kugushyirishamo kugira ngo nawe mubanzire ijoro mukirane ubibone uriya muhanuzi umubona ute uriya muhanuzi akorana n'imbaraga z'abarangi kuko abarangi ni amadayimoni babita abamarayika bera nimumukurikirana muzasanga avuga abamarayika ahita avuga ngo abamarayika ngo baragukiza ngo abamarayika ngo bambonye abamarayika ngo ari ku mazi bakurikira ikiganiro yaravuze ngo abamarayika ngo nuko ngewe wumvuze ngo arapfa ngo umvuze ngo runaka ngo anagize ngo ibyo ngo ntawe ubibabwiye ngo ariko ngo abamarayika uzumve ko avuga izina rya Yesu avuga abamarayika mu bintu bye byose mu gusengera abantu n'abamarayika ajya kuri Zaburi ni abamarayika bera ni abamarayika bameze gute ni iki jya mu barangi ujye gusengera hano hirya na Kimisagari barahari ni ukuvuga ngo bavuga abamarayika bera kuko ni abadayimoni bashobora no kuvuga izina rya Yesu njyewe narabasenge maze gusengera abarwayi benshi b'abadayimoni abo ni abamarayika bera kubabwira izina rya Yesu ni nko kwikoza ubusa kuko iyo ugiye kuvuga ngo mu izina rya Yesu nabo bahita babivuga batakuga ati mu izina rya Yesu ariko ikiyongeyeho ntibavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo ntibamuvuga
no noneho ikiza kubwira yuko bitandukanye iyo ugiye mu ndimi nabo bajyamo bavuga ibirimi byabo nabo uzabumve bavuga ibirimi kandi bagakora n'ibitangaza ashobora kuza agahita aranarondora ikiganiro yakoze nawe ugeze avuga Kristo oya avuga abamarayika basubire bajya no mu giti uze kubireba ubikurikirane gemaze iminsi mukurikirana nge simpfa gupfa kuvuga ku muntu mbanza gusenga ndetse no kubaza Imana no gukurikira uwo muntu koko nyamara bo mbabwira abanyarwanda birirwa bantera amabuye bazasanga ibyo nababwiye ari ukuri aba bamarayika bera rero baje kurimbura besha cyakora uriya we nta mwaka afite nge ntashya ari mufitiye abakundana nabo sinzi n'abamukurikira je sinjya ngenda uyu munsi ntawe nkeneye ko nahoze nanabwira abankurikira ndavuga ngo umuntu wese uzabishaka azankurikire utabishaka narorera bwami bw'Imana ntiburusha nipfa kuba nayivugiye iramenya hari umunsi umwe umukobwa nari ntwinze hano wavuye ikuzimu yigeze kujya mu bantu ngo Karosi ngo araducuruza ngo akora ibiki n'ibiki umunsi umwe dusubira kuri Big Town na Sheri tujya kuvuga uburyo tw'abana twabafataga aravuga ngo buriya ngo arabaducuruza ngo nimuzongere kugira icyo mu nibarorere nibatabimpa Yesu azabima kuko nta muntu erisekiye nibe wirirwa utinya abantu ngo ni iki ngo uri mu gakino ba mu gakino ariko wibuke ko ari ijuru ryakugize uriwe wowe narakubwiye ngo kora aka niko kazi Yesu yaguhaye dore iyi niyo diplome iki iyo niyo diplome utambwira kuri none nanjye nkubaza Ezekiye washakiye mu ivuga butumwa byaranze washakiye mu buhanzi byaranze twumvikane turaziranye washakiye mu bucuruzi byaranze aho wageragereje hose byaranze ugeze kuri kamera byagenze gute arahembwa ukwezi aremeye subwo ntumwumva ceceka mobile money yarahombye umugore wawe yirirwa agacuruza amayinite yambaye ijire ariko ubu no munsi waba mu nzu ushaka igishoro cya Yesu namwibutse Yesu ahabwa icyubahiro amen iyo ni diplome noneho mbabwize ukuri vuga nditurira buryohe ndabya prodi umuhanuzi wo mu giti kubita nda prodi niba shaka bavuga ko nase jewe icyo ndishakira ko bareka kwigisha ubusa niba bashaka nibatumire abubatsi ngo yego baje hano hamwe babigisha nibasake sare batumira abanyarwanda nibashaka bahite bagira bavuge bati uyu munsi dufite sare igiterane nkuko batumira abantu bakabyina bakagira gute vuga bati turashaka kwigisha abantu bubatsi ngo batwumvira mu kinyarwanda nukuri n'abarundi bazatega baze bumva izo nyigisho babigishe nibashaka fata iminsi 3 nibabisaba leta nizabibima nkuko tujya kwigisha bava mu biyobyabwenge none subu turimo turasubiza turakura abantu mu busambanyi bo bakagaruka bakabasubiza mu busambanyi niba dukora ibiterane ejo twaragikoze n'ubu hari ikindi dufite mu minsi iri imbere hariya hano hepfo ku mashuri ndagira ngo nkubwire ngo turimo turigisha abantu kureka ibiyobyabwenge ariko bari kubigisha kubisubira mu biyobyabwenge none se niba twigisha abantu kureka ubusambanyi no tukarwanya inda no gutwara inda zitateganijwe noneho akaboneka abayigisha ko gusambana uburyo baryamana uburyo bamena amazi uburyo bacunda uburyo bahenereza uburyo bunama uburyo bakora ibiki bo bakabisubiramo none se wa wundi wajyaga bikora ntahitagira irari nagera yose ntahita yibuka ko babikoranaga arongera se kugaruka arajya mu kabari ejo bundi hari inzoga numvise zaje ngo zitwa ngo mpanguhe mpangire gute mpanguhe abo ngabo aragenda kubitemo muri ture namara gukubitamo muri ture yibuke ko buryohe yavuze ko kuyamena biryo ahita avuga ati mumuhamagare ahita yibuka kera twagiye kubwiriza tuvuna dukubita tujya kubwiriza abantu kureka ibiyobyabwenge ahita avuga ati reka shanishoremo nge kumva ko bikiryoshye agenda asubira iyo hasi kandi leta turasabwa kubwiriza abantu no kubakura mu bibi bakagaruka mu kazi bakakira Yesu burya ano madini n'amatorero ni abantu bafatiye runini leta kuko bakuye mu leta ishobora kunanirwa gufata igisambo ariko mwuka wera
araza karahisi enemamba akote brosi egrai iyo arangije umwuka ageze muri uwo muntu ahita amwibutsa ikibi cy'icyaha umuntu akava mu byaha byo kwiba akaza akizera Kristo twese niho twavuye noneho aribora aboneka bayita noneho mbwira nahoze mvuga ngo Karosi uyu nguyu uraza ubuge nguye nagusha public nini kuko aho nanyuze nigisha abantu kureka ibyaha niho ngera noneho mbabwira ko kubikora bambeshyaga ari byiza ngaho genda urebe Safari Paul Safari wuhe uriya watwoze tuvuge ejo bundi Safari urebe biriya binigi yambaye urebe ibiki ndumiwe ndagira ngo nkubwire kuri ibi byose ntabwo cyakora bije ari mu by'Imana ba hafi niyo hahande ntavuze ariko kuko ari ibintu bidafite impenesha ngirisha nta wayivuga ibintu byo ngo akinyuma ndakurya akinyuma ndakubita ibiki ibi ni ibiki ibyo nta wabivuga nta n'uwabavugaho nagakubitaho kararebwa na miliyoni 100 ariko shyiraho ijambo rivuga ngo ndagutabaye cyangwa se va mu byaha urebe urarebwa n'abantu 5 ibi ngibi uvuze uraza kora nigenda nka porodinga injabo tayari nushaka wa porodinga ibyo ushaka njyewe naje kubwira abanyarwanda nibave mu mwijima basanga Kristo Yesu yaravuze ngo musabe muzahabwa mukomange muzakingurirwa kandi nta udasenga ntazagira ukubwira abantu bose barasenga nabo bose twirwa twita abapagani ni nabo basenga kuturenza kuzasanga wajya gusenga afite impamvu rero cyo nishakiraga nibareke kwigisha ubusambanyi bigishe Kristo kuko ari we mubyeyi wabo bafite uraza abantu nanjye ubu ngubu wakubwira kubera ibyo byaha niki ngiye nabonye ingaruka zabyo z'abantu b'abavandimwe mfite mushiki wanjye utwigisha nakubwiye kugwa kwabyo kugwa yari umukirisitu yaririmbaga muri kora rimwe y'urubyiruko iwacu ariko aho ibyaha byamugeze n'ubu ngubu yajyaga avamo ati rwose Imana ntivuye gusambana ati Imana imbabarire koko yarishatse yaribuze kubera kwa gusubira no kugushwa n'ibyo bintu byose nawe yagushijwe n'umuntu umwe w'umurokore ubu butumwa rero bari kwigisha nibareba urubyiruko ruri kumva ruri kujya kuri YouTube rukajya kumva ayo mateka y'ubwo busamba nahuye n'ubwana hari ahirya buri kubivugaho numva ndababaye ahirya gato hafi y'icyuma hafi yo mu Gashyashya bwari urubyiruko cyo genda byuka ari kuri Sevarane neretse umuntu twari turi kumwe burimo bugenda bukora tirarange mu muhanda narabyibone hari ku manywa hari masaa 3 za mu gitondo rero twe tuvuga ibintu tubona tuzi bantu nibareke ibyaha bakorere Kristo niba kandi niba bibananiye kugira nibareke kubishyira ku itangazamakuru ibintu bya YouTube byabaye YouTube ikintu cyose gica kuri YouTube ariko hari ibintu nabonye n'imanza zikemukira kuri YouTube uwo bateye inda tigewe baranteye inda uwo bariya amafaranga ubu noneho nuwo wishyuje n'umuntu wambuye inzu ahita aza kuri azajya ahita aza kuri rego urubanza rwiza Mutabazi wabonye bitamubaho Mutabazi kubera kubura ubushobozi bw'inzu bahise baza kuri YouTube ubu niririye umwana byahita biza ahangaha akose ubwo wamurya ko mfite ntago nabikora mfite madamu wanjye nkunda ntarengise nubwo nari ntanze urugero rwabo mbona bajyanyeho ko nanjye ntaguhereza kari uguhita nze ati Karosi twari tuzi nzana n'ibimenyetso by'ukuntu wabaye ariko hari abana bagiye bavuga ngo ko nari abana da warabariye se ubwo ngubwo wenda nabahereyeho ari ukuntu hera ku muntu buriya njye nshima nka barabaza akavuga ati igihe aransambaniye twihera ubwino twihera nkuru y'ukuntu wasambanyije umwana icyo cyo ntunakivugeho kuko twahita tuba abanzi kuko umugore wanjye uramuzi ndamuzi nyine icyo rero gikure nta n'umurusha ubwiza aribanje akiheruka uriya mana yanjye njya nkunda kwa ngo mana
wampaye umugore mwiza n'ukuri aseka neza bazamukwiba mfite marayika wa nyina abagabo bari abazamukwiba umenye ko hari uwazamutse iwanjye akaza nyuma yaho akagenda avuga ngo bamurogeye muri fanta buriya naguhaye amakuru y'ukuntu bimeze nibwo wakumva ko bari bashimuse uriya rero yacatse gutwarwa na benshi uhereye nanakira umutindo wo kubabarirwa uriya wazamutse iwanjye aramutse yinjiye wagize ubwenge umukorera indirimbo zingahe gusa ariko yari kujyaza gake akazana 500,000 uriya rero ntago umuzi n'umwanya wo kugwaho kuganira ntubaho buriya ahantu uzasanga nanasanze cyakora Imana yarakoze na waranzi nanamusanganye n'umugabo bahagararanye inshurize 3 twajya mu cyumba kansobanura sinamukubita ariko twaganira nk'umugore n'umugabo nkamubwira nturamukorana iki ashaka iki kuki aza kugusura ntahari kuko umugabo yagiye kugusura byanze bikunze akagusura inshuro imwe ntagusanga inshuro ya kabiri ntagusanga niho benshi baguye abagore bacu umugore Bibiliya ivuga ko ari umugore Bibiliya yitubwiye dusoma Bibiliya dusanga abagore ni nzabya zoroshye byanze bikunze n'imbaraga zabo ninye ashobora no kumufata ku ngufu nk'uko wabivuze urumva rero burya kugira ngo wice igini ni ukuri kura muri wowe nta munsi uzavuga uti wa mudayimoni evamo narwanaga n'igini mbana naryo hano ntikati kacina najya kubona nkabona risohokeye mu idirishya mu kanya rigatera abana b'abakobwa babaga hano biriti muze mujye kudukorera ariko nahoze nivugira ngo aho idayimoni ryigeze aho ahangaha nsigaranye na madamu n'abana bake nta mudayimoni ukidutera ntawe twibera mu mahoro twinezererewe nta kibazo dufite ariko bajyaga batugira inama muri komanteri batabo bantu mufite nibatarusenya bazarwubaka ubu namaze kubona ko umuntu ari mubi ni mugari nicyo nakubwiye rero njyewe nawe turaziranye niyo umuntu aje guhahahira inshuro zingaza agahagarara kuri ugasanga ahagaze iminota 30 ntaramubaza araza akambwira turazi shere nabonye urugabo rwaje rwirwa ruhagaze hariya ateburetse nzakwereka aragenda akambwira ati haha ibyo niba wazanwaga no kwirirwa uhagaza mvira niwe mugore hari abatangira ubuhamya uzagenda ubaze uzafata amakuru y'umugore hariya utinywa ngo ntazibuza abakiriya yarambonye umunsi azibuza abakiriya dufite ababyeyi Yesu yaduha n'ukuri dufite ababyeyi pe okay turi gukomeza ariko numvisemo akantu kuko nawe ushobora kubufuha ariko se ubwo udafani wawe ufite abazima ko nanjye nzajya nirinda kugenda ngo mahagarare hariya uzibeshye azansobanurira nashiduka ndiyi ngumi madamu ntabwo madamu azanyanga amaze buriya ni ukuvuga ngo maranye imyaka nawe 11 ko nakundanye nawe imyaka 5 mbere yo kubana dukundana nawe mfite intuze zitoroshye anzi hasi anzi hejuru anzi kutange nziherezo zandakara nkageza za hongereza ziza ABCD iyo myaka yose nta mahoro namubeshejemo najyaga nanava mu ivuga butumwa ntiwarurayawe nkamucunda akarira amarira agera ubwakama arambwira ati twabanye rero ageze ku kigero ubazaho ngereza azi n'akantu akoraho tangaruka nanjye nzi ahagereza n'igihe yarakaye naho nkanda kubera iyo myaka yose twamaranye ni ukuvuga ngo rero anyanze ni nk'ibyaba ku bantu sinavuga ngo ntiyanyanga ko tuba mu isi uko isi irushaho guhinduka ni nako abagore n'abagabo barushaho guhinduka umufasha guca inyuma wamubabarira mufasha nca inyuma umugore wanjye namubabarira kuko arihangana mu buryo bumwe twaganira njye nawe kuko n'ubundi mutaye nshobora gusanga indaya irenze we kari ukuntu abagore ngo
baca inyuma y'abagore abagore bakabata cyangwa se abagabo bagata abagore bakagira ngo babaca inyuma ushobora gusiga umusoso ugasanga ugugu n'igufa none ugasanga uzajya bazana ukabujya kuryamana nawe ahabyutse batanu. Aha mbonye ikibazo ngiye kukubaza ushingiye ku byo ngewe uriya mugabo yavuze ko namukoreye ugashingira no ku bisobanuro nge nasobanuyeho we warabyumvise uramutse ari nkawe ukumva Ezekiyeli yaje mu rugo rwawe utabizi hanyuma yarangiza kandi imbere ya byose nkaba nabanje kuguhamagara ngo Karo uri nka kwa kundi ngo uhamagara kubaza Karo uri hehe ngo dukore ikiganiro ukambwa ati ndi mu mujyi ngiye nkahita nza mu rugo rwawe madamu wawe namara kuhava n'abaturanyi bakakubwira yuko nagerageje kumufata ku ngufu ukabimenya ariko ntubyizere muri we wakora iki ngiye ari yewe uzamenye ko noneho bya bintu biri seriye nkubwira mbere yuko ngusubiza ndakubwira ko icyari we wagitangiye igihe wemeraga kwinjiza umugabo mu rugo rwawe niwe winjije indayi ni ukuvuga ngo jyewe nta cyana abonye kuri uwo mugabo kuko Ezekiyeli niwe wari ushingiye umugore we umuhanuzi ntabwo ari njye wamwinjije kuko twari turi inshuti bisanzwe mwari inshuti ariko na Bibiliya iravuga ngo wizera cyangwa wiringira umwana w'umuntu avumwe uyu munsi rero ntabwo wowe navuga ngo njyewe arigi sinanaguha umwanya wo kugira ngo uze kuganira n'umugore wanjye umva ibintu bibiri mbyamenya ku mugore wanjye icya mbere yavuganye nande eske mu buzima busanzwe ameze ati rugeze kubamagara ati umugore wawe ari hano mu Gashyashya hari umugabo bari kumwe yari arimo asaba tuwarete ari ako kazi batamamagara bati nyamara ngwino urebe ndagenda nsanga arimo aramwaka mpagarara nk'ari numva arimo amwaka tuwarete ndataha nditahira ndavuga ni reka nze kureba ko madamu abimbwira yaraje arambwira ati sheri umbabarire nagiye kwa karunaka tuwarete ahari nyine ku gasozi gutya imbere y'akabari ati ubwo rero atumbabarire ndamubwira ni mbega neza ugize we ni nahaje rero mu buryo bugaragara iyo ubana n'umugore ugomba kumumenya mbere y'uko abandi bamumenya ugomba kumuha inshingano mbere y'uko abandi bazimo uko abo bagore bacu bangizwa n'abandi iyo aganiriye n'indaya nta nama nziza imugire ejo nabivuzeho gatoya abagore bacu nitwe bashorwa mu ngeso n'abandi bagore bagenzi babo ni nk'uko abagabo bashorwa mu ngeso n'abandi bagabo bagenzi babo iyo niko bavuga ngo mbwira uwo mugendana nanjye ndakubwira uwo uriwe kuko iyo ugendana na shitani uba shitani iyo ugendana n'umukozi w'Imana w'umunyamwuka nawe umunyamwuka ariko iyo ugendana n'umugambanyi akenshi nawe iteka ryose hari igihe wishiduka yaba wabaye nkawe niyo mpamvu rero buryanze bikunze nudakurikirana umugore wawe iriya ni ntuze ya mbere kabiri wamweretse abantu murakoze Karozi ubwa mbere ndabyumvise ikindi kibazo ngiye kukubaza urabona uko biri kose uranzi igihe tumaranye turaziranye ariko ntushobora kumenya ko kuri iriya boro nanjye nakoraho ntabwo wapfa kubimenya utabihishuriwe n'Imana nabimenye kuko umuntu ubikora burya iyo umurebye uramubona uzi ko hari ibigabo uzanabibona mu by'ivugabutumwa kibona umugore we kigacira inkonda kikamwirukaho njye nkubwira ndabizi cyane harakubona ngo mbega ubwiza we reka ni cyiza mbega amata ye kirasa neza Imana we mbega bire bari bamuvuze ari uri kubagwa ninde Beresitaye urumva akamara Beresitaye ariko ni n'igisambo urumva yaraduteranyije yaragiye gutuma afungwa mubizi se ari we wamunyoherereje naguza yandiye ngagiye kunshakira perimi ubwo rero no kuvuga ngo ako kantu je nagira ngo nkwereke ko
buriya biriya bintu Yesu yarabivuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Ni ukuvuga ngo jyewe iyo nkubonye mbanza kureba amaso yawe uburyo ari meze, kuko iyo wegereje umugabo w'indaya ukamwegereza umugore wawe byanze bikunze uramubona. Ni nka wa muntu wasize apfundikiye agaseke, wasize apfundikiye agaseke. Ngo hari ukuntu umuntu ni mubi, usasiga upfundikiye agaseke nibwo uzamenya inshuti mu bantu. Usige ushyizeho akamenyetso gato atabona, nugaruka uzasanga hapfundiye areba ikirimo imbere. Niko rero abagore bacu nabo bameze, nusigira kari agaseke umugabo byanze bikunze shamva uzaba mushingiye kare. Barariho kusambana k'umugore biroro, kuko nubundi abavuga ati niya yintera nantera inda nubundi papa runaka turaza guhida. Uzatinya umugore ukubwira ati nyine sheri oya wisinzira, uzatekereze kabiri. Sanze se yaganire na mugenzi we akagira ukamuganiza akamuga ati umugabo uze kuza kumufata gutya akakubwira ati cyangwa ugasanga yakurikiye inyigisho za buryo cyangwa za mama Charirene. Uwanjye inama ninjye yimuha ni nanjye yamwigishije byose, kuko ntabwo umugore wanjye byagezeho ninjye wabimugirira. Gira aho garukira kare utamena amabanga y'urugo rwawe, ubwo watuma twe turabanyamakuru, watuma mpita nkubaza uburyo bigenda. Oya ntabwo naba mbaye buryohe, ntabwo nabikora. Reka ngarukira aho ngaho nabikubwiye. Ariko umunsi nzaba numva bimeze neza nzatumira abantu mu cyumba mbaganiriza. Nzabaganiriza ku myororokere narabyize muri Centre Dushishozi Butare imyaka 3. Haba turi kugana ku musozo. Yego. Ntabwo nifuza ko ikiganiro kiri butinde cyane, ariko turaganiriye kandi abantu bumvise ibyo twari turimo turaganiraho. Mama Charirene we mufitanye iki kibazo? Nge nta kibazo mfitanye na mama Charirene. Yaba yarakubwiye ko yahinduye umwuga yaragiye kujyamo kubw'inyigisho wamuhaye? Uyu munsi ntabwo mvugana na mama Charirene, ku buhera umunsi yantukaga yigeze kuntukanuka no kuri wabivuze se ababyeyi. Ahita avuga ngo uragaturo, ngo urakajango, ngo uragakende. Nahise mbona uwo ari we, ntabwo nahise mushyira muri blacklist, kuko burya bajya bavuga ngo kugira ngo ukuboko gucumuze ngo waguca ukagira. Burya rero jewe buriya mfashe umwanzuro wo gushyira umuntu blacklist nuko abamereye nabi. Yarantutse mpita ndanamubwira nti nk'umugore ntabwo wagatutse umuntu w'umugabo. Oya. Okay. Ntabwo rero mama Charirene tugirana ibintu byinshi, simwanga, turaziranye guhera kera za 2011 za 2010 turaziranye mu Nyakabanda, turaziranye cyane, akiyoborwa n'aba Morodekayi n'abande yande. Ntabwo rero jye uyu mwanya mfite umwanya wo kujya kutongana nawe. Turashoje kandi twifuriza abantu bari badukurikiye gukora subscribe no gusharinga ibiganiro byacu, ndetse bakakomeza kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Nababwiye ngo Kanani TV muzajya mugenda mubonaho ibiganiro by'umukozi w'Imana Karosi, ndetse no kuri Kiranuka TV. Kora subscribe rero mu Kanani ujya kuri Kiranuka TV, ukore subscribe uve kuri Kiranuka TV ujye ku mu Kanani, naho twese turi bamwe. Subscribe, turi bamwe muri Kristo Yesu, kandi ibyo muzajya mubona byose atavuyemo na kimwe bizajya biba bishingiye ku iyobokamana, ntabwo ari ku bindi. Nubwo bamuvuga ngo turi abanyamagambo, ariko havugwa ngo n'utugabo tungana gutya ngo twidushyari ngo ariko twarayabonye amafaranga ntawe ugira menshi, ariko iyo ugira agutunze akagutungira famiye, wagera igihe cyo kwishyura inzu y'abandi ukayishyura, biba bivuze ko amafaranga Imana ntako itagize. Okay, ndabashimiye. Ibiganiro byacu nakagaruka. Karosi turagushimiye. Urakoze ko undi munsi tuzagukina, tuzakubona ubutaha turi kumwe nge nawe. Ciao, nimero yo iri hano kuri video rwose, muzajya muyikubita amaso. Si ngombwa kubwira umukozi Imana ngo vuga nimero yango, vuga